Aha, twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe muba mudukurikiye, aka ni ka kanya tubagezaho imigani n'utundi tuntu twiza tubona ko ari ngombwa. Ntavuze byinshi rero, uyu munsi ngiye kubabwira umugani w'uyu mwana n'iyi ngona yikoreye. Gira uti byatangiye ute sasa? Iyo niyo mpamvu nanjye ndaha. Igihe kimwe umwana w'umukobwa w'umwami yaje kurohama mu gishanga birangira anahaburiye ubuzima. Nuko iyo nkuru mbi ntiyatinze kugera ku mwami, nuko uwo mwami nawe ashyiraho itegeko avuga yuko icyo gishanga cyose bagomba kugikamya ubundi bagakuramo umurambo w'umukobwa we. Ntibyatinze abaturage bo muri ako gace bose bakurikije itegeko ry'umwami, nuko bafata cya gishanga cyose baragikamya, ibinyabuzima byose birimo barabyica, n'ingona zari zirimo zose barazica. Abo baturage bamaze gukamya icyo gishanga, bamaze kwica n'ingona zari zirimo, ubundi baragiye bagiye kureba umurambo w'umukobwa, basanze warahagamye mu cyobo cy'ingona yari ishaje. Gusa ku bw'amahirwe iyo ngona ntago yari iri aho ngaho. Ibyo byose byo gukamya icyo gishanga no kwica ingona zari zirimo, abo baturage babikoze, iyo ngona yagiye gushaka ibyo kurya mu kindi giturage. Byarangiye buyiriyeho iguma iyo ngiyo yari yagiye. Nuko mu gitondo cya kare cyane akazuba kari kurasa, umwana wari ugiye gutashya yaje kubona ya ngona iri ahantu mu gihuru arimwo yaraye. Uyu mwana wari ugiye gutashya yabonye ino ngona aratunguka, arayibaza ati niko se wa ngona we, kubera iki uri aha ngaha? Iyi ngona nayo iramusubiza ati wa mwana we, nanjye rwose simbizi, nahabye nabuze iwanjye, uti keretse ungiriye impuhwe wenda ukasubiza mu rugo. Uwo mwana nawe adaciye ku ruhande yabwiye yino ngona yuko nta mazi agihari, ko igishanga cyose bagikamije kandi bakica n'ingona zose zari zirimo, mbega nta mutekano uhari. Ino ngona yarabyumvishe, isaba uno mwana ko ayigiriye impuhwe yayifata akayijyana ahantu hari uruzi, kubera ko itabasha kubaho igihe kirekire itari mu mazi. Uko niko byaje kugenda. Uyu mwana yari afite umutima mwiza, yafashe ikirago afata na ya ngona ayizingiramo, arazirika neza, ubundi ashyira ku mutwe atangira kugenda. Nuko muri urwo rugendo umwana yikoreye ingona ku mutwe yagenze hafi umunsi wose. Nuko inyana zisubiye iswa yaje kugera hamwe n'uruzi neza neza. Nuko afata ya ngona ayishyira hasi, ubundi mu kuyishyira hasi uwo mwana aratabanyika arigendera. Mu kugenda ya ngona nayo biramuhamagaye ati inshuti yanjye, none uyu munsi ko twiriwe turi kugenda amaguru yanjye akaba yajemo ibinya, wose nimba ntakugoye wakwihanganye ukangeza kwa rura ruzi, ko ibindi ndibuze kubyimenyera nindamuka mpageze, rwose urabufashije. Uwo mwana yagiraga umutima mwiza, nabyo ibyo yarabyumvishe, yasuzugura iyo ngona. Yafashe iyo ngona ubundi ayegeza imbere gatoya aho amazi yari ari kumugerera mu rukenyerero. Nuko uwo mwana ayirambitse hasi, iyo ngona nayo iramubwira ati rwose n'ubundi wabikoze wibikora igice, ngeza hariya ndabasha koga neza. Uwo mwana ntiyayitengushye, yakomeje kuyumvira, afata ya ngona yegeza imbere gatoya aho amazi yari ari kumugerera ku ntugu. Nuko arambitse mu mazi, iyo ngona nanone iramubwira ati ongera ngeze aho ndabasha koga neza aho imbere gatoya. Uwo mwana nawe arakomeza, noneho iyo ngona iramubwira ati noneho ubu ngubu washyira mu mazi, ubu nashobora koga nta kibazo. Uwo mwana niko byaje kugenda, yayishyize mu mazi, ubundi mu guhindukira ngo agende yerekera ku nkombe, ya ngona nayo birahindukira imufata ukuboko. Uyu mwana yatabaje nyina, n'ubundi bibi by'ubusa abura uko abigenza, tangira kubaza ino ngona impamvu iri kumukorera bino bintu. Ingona nayo iryuma ivuga yuko uko byagenda kose ko itari buze kumurekura. Iyi ngona yakomeje kwivuga ukuntu rwose yari ishonje, maze gatatu itarya, bityo rero ko ibintu byo kurekura uno mwana ko bitari mu mipangu yayo. Uyu mwana ibintu byamucanze, yabajije ino ngona ati none ibingibi nibyo nyituye, uti neza y'ubu isigaye yitugwa inabi? Ingona nayo ati ubu ngubu ineza isigaye yitugwa ubuhemu, ntabwo ikitugwa indi. Gusa mbere y'uko ino ngona ijya uno mwana yarabanjije imuha amahirwe, iravuga ati tugiye kureba abagabo batatu, nibemeza yuko ineza buno isigaye yitugwa inabi ndakurya, nibemeza yuko ineza isigaye yitugwa indi, ubwo nawe urabutsinze, ndakwihorera ubundi nigendere. Nuko uwo mwana kubera ko nta yandi mahitamo yari afite, babyemeranyijeho, ubundi batangira urugendo rwo kubaza. Ubwa mbere bageze ku nka ishaje, barayibwira ati wa nka we, turi kugira ngo udukiranure ko turi hano turi babiri. Nuko inka nayo ibiteze amatwi. Ingona irayibaza ati ikibazo cyacu giteye uki? Buno ineza isigaye yitugwa ineza, cyangwa se ineza buno isigaye yitugwa inabi? Dusubize.
Inka nayo idaciye ku ruhande yavuze yuko ineza buno isigaye yitugwa inabi, inatanga n'urugero. Ivuga ko kera igifite imbaraga ikiri ntoya bayitagaho bakayimenyera inda, bakayiha ubwatsi bwiza, yaba ivuye kurya ubwatsi bakayihereza n'umunyu wo kurigata. Nayo icyo gihe icyo yakoraga yatangaga amata menshi, umva abana bakanywa, abantu bakamera neza, kandi ikindi n'inka sebuja afite ubu ngubu zikomoka kuri iyi nka. Iyi nka yakomeje gusobanurira iyi ngona n'uyu mwana impamvu ineza buno isigaye yitugwa inabi, ukuntu mbere nubwo bayifataga neza igatanga umukamo mwinshi, yemwe ikabyara cyane, ko buno ho bitewe no gusaza, kudakamwa menshi, kutabyara, ibyo byose byatumye ino nka bayanga, umva bayanga urunuka ku buryo batakiyitaho nka mbere, isigaye ibayeho nabi. Ngo iyi akaba ariyo mpamvu rwose ikomeye cyane y'ino nka iheraho ivuga yuko ineza isigaye yitugwa inabi. Ibyo birangiye ino ngona yabwiye uno mwana ati nturora ko ibyo mba ndi kukubwira aba ari byo, ineza buno yitugwa inabi ntabwo ikitugwa indi. Umwana nawe n'agahinda kenshi aravuga ati nabyumvishe mubyeyi. Nuko barakomeza no ku wundi mugabo wa kabiri.